Hello, how are you doing? It is a pleasure to find you here again. So it's been a while not having more lesson, but we are back, and I'm very happy just to find you here. So someone texted me in box and asked me, "Teacher, please, can you just teach us family relationships?" And I said, "Oh, you don't know family relationships?" And this triggered me just to prepare this lesson for you. So that's why you should stick around till the end of this lesson so as to know more about family relationships. Nongeye kubaha ikaze mwe mwese mukurikira amasomo aca hano kuri Nshamuzi TV, by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe. Ni wowe nawe niba utayikora, just do it right now so as to have more lessons. Niba utayikora yikora aka kanya kugira ngo n'ubutaha nicyo dukora isomo nicyo twiga isomo runaka ujye uhita uribona. Umwe mu badukurikira rero yaranyandikiye inbox anambwira ati teacher wazatwigishe amasano mu cyongereza, and kuva icyo gihe nahise mvuga ati okay, niba ntabwo ari ufite ikibazo wenyine, maybe someone else can have the same problem and let's work on it. So and that's why in this lesson we are just going to learn family relationships cyangwa se amasano y'umuryango. Firstly, you have to know the word relative. Relative. Uvuze ngo this is my relative, ushatse kuvuga iki? Ijambo relative bivuze ngo umuntu mufitanye isano, umuntu mufitanye isano cyangwa se umuntu mufite icyo mupfana. For example, you can say that is my relative. Uwo muntu dufite icyo dupfana. Just relative ni umuntu mufitanye icyo mupfana cyangwa se mufitanye isano. So let's just go on. The next you have to know ni gute twita umugabo. Umugabo mu cyongereza cyangwa se umugore mu cyongereza yitwa nde? Umugabo in English is called husband. Husband bivuze umugabo mu cyongereza. Then umugore akitwa wife. You can say this is my wife. Uno ni umugore wanjye. This is my wife. That is my husband. Uwo ni umugabo wanjye. Husband umugabo, wife bikavuga umugore. Ubwo abo babiri umugore n'umugabo iyo bari hamwe tubita mu Kinyarwanda bitwa abashakanye. In English we use the word spouses. You can say this is my spouse. This is my spouse. Uyu ni umufasha wanjye cyangwa se uyu ni uwo twashakanye. Spouses ni abashakanye, ariko umugabo akitwa husband, umugore akitwa wife. Ni gute twita rero umubyeyi ariko w'umugabo? Ababyeyi noneho bakubyara. Umubyeyi w'umugabo yitwa nde? Umubyeyi w'umugore yitwa nde? Mu Kinyarwanda umubyeyi w'umugore cyangwa se umubyeyi ukubyara w'umugore yitwa mawe. Umugabo akitwa dawe. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo mama, papa, ariko mu Kinyarwanda cyiza ni ukuvuga mawe cyangwa se dawe. When it comes to in English, umubyeyi w'umugore cyangwa se mawe, we say or we use mother just, and umugabo akitwa father. Umubyeyi w'umugabo ukubyara data, father. This is my father. Do you know that the man you met yesterday is my father? Ese wari uzi yuko umugabo mwahuye ejo ari papa wanjye cyangwa se ari data cyangwa se umubyeyi w'umugabo ukubyara tukamwita father. Abo rero iyo tubateranije bakitwa ababyeyi. Iyo bagiye mu bwinshi tubita parents ni ababyeyi bari hamwe benshi, umugabo ndetse n'umugore. Iyo ari umwe akitwa parent umwe. Parent baba ari benshi bakitwa parents iyo ari benshi. Reka dukomeze. Ushobora kwibaza ngo ni gute umuntu nyogokuru yitwa nde cyangwa se sogokuru? Nyogokuru ubundi ni umubyeyi w'umugore ubyara umwe mu babyeyi bawe. Ashobora kuba abyara mama wawe cyangwa se abyara papa wawe. Uwo mubyeyi rero nyogokuru in English call her grandmother. Ni umubyeyi w'umugore ubyara mama wawe cyangwa se papa wawe. Umugabo sogokuru we tumwita grandfather.
umubyeyi w'umugabo ubyara ababyeyi bawe, grandfather. Abo babiri iyo tubateranije, iyo bari mu bwinshi, ushobora kuvuga ngo mu kinyarwanda sinzi niba twabona ijambo ribashyira hamwe, ariko mu cyongereza tubita grandparents. Grandparents, ababyeyi babyara ababyeyi bawe, grandparents. Umugabo akitwa grandfather, umugore akitwa grandmother. Yes, so you can say in holidays I visited my grandparents. Mu biruhuko nasuye ababyeyi, nasuye ba nyogokuru ndetse na ba sogokuru, grandparents. Yeah. Ikindi dushobora kureba, niba uri umugabo ushobora kugira abavandimwe cyangwa se umugore, anyone can have just brothers and sisters. Abavandimwe rero umuntu, abavandimwe in English tubita siblings. Umuvandimwe wawe w'umukobwa, ubwo ni umuntu muvukana ariko w'umukobwa, uwo tumwita sister. Ni umuvandimwe wawe w'umukobwa. Uw'umuhungu akitwa brother. Icyo gihe ariko iyo bari hamwe bakitwa abavandimwe muri rusange, tubita siblings cyangwa se abavandimwe. Do you know that those people over there are my siblings? Ese wari uzi ko abo bantu ubona aho hepfo cyangwa ubona iruhande rwawe ari abavandimwe banjye? Siblings. Noneho iyo ufite umwana w'umukobwa, warabyaye umwana w'umukobwa, izina umwita cyangwa se izina ukoresha mu cyongereza, you say this is my daughter. Umwana w'umukobwa, daughter. Noneho yaba ari umuhungu akitwa son. My daughter is called Akariza. My son is called Ngabo. Daughter and son. Abo rero iyo bagiye mu bwinshi, abana bawe iyo bari hamwe mu bwinshi tubita children. Umwe yari umwana umwe yitwa child, baba ari benshi bakitwa children bari mu bwinshi. Children, one child, many children. Ubwo irindi sanzwe ushobora kureba ni kureba nyirarume w'umuntu, marume cyangwa se so on. Abantu benshi mu cyongereza tugira just one family relationship. Marume w'umuntu mu cyongereza aba ari nawe se wawe cyangwa se ni umuvandimwe wa papa we ariko w'umugabo, and we call him uncle. This uncle has two just meaning for your mother, the brother of your mother, and you can just have uncle for the brother of your father. Kinyarwanda rero cyo kiri, navuga ko gisa n'icyagutseho cyane, kubera ko umuntu agira nyirarume akagira na se wabo cyangwa se so wanyu, nyokorome so wanyu. Ariko mu cyongereza just you have one single name which is uncle. Ni kimwe no kuvuga aunt, nyogosenge cyangwa se nyoko wanyu, nyogosenge just is the sister of your father. Ni umukobwa uvukana na papa wawe, mushiki wa papa wawe. Yeah, aunt. Ariko nanone umubyeyi w'umugore cyangwa se umukobwa, umuntu w'igitsina gore uvukana mu wawe, nawe mu cyongereza the same. You have to say my aunt, nyoko wanyu cyangwa se nyoko wanyu. Na nyogosenge akitwa aunt. One way cyangwa or they are the same, uncle and aunt. Umwishywa in English we call him nephew, just the son of your sister. Umuhungu wa mushiki wawe yitwa nephew. Can I say my nephew is called James? Yeah, nephew, umwishywa, the son of your sister. Umwisenge neza icyo gihe aba ari noneho umukobwa, igihe aba ari umukobwa, umwisenge neza tuzamwita niece. Tufite nephew umuhungu, umwisenge neza akitwa umukobwa akitwa niece, umwisenge neza. Abo rero iyo bafite, iyo bari hamwe, nephew and niece, bo tubita
nibblings, 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 nibblings. Ikindi ushobora kureba cyangwa irindi sound ushobora kureba is just abuzukuru, abuzukuru. When you have children, your children, and then even them they have their children. So abo bana bavuga ku bana bawe tubita abuzukuru mu Kinyarwanda. In English are called grandchildren. Grandchildren bivuze abuzukuru. Grandchildren. In holidays, my grandchildren visited me. Mu biruhuko abuzukuru banjye baransuye. Umuhungu rero, umwana w'umuhungu cyangwa se umwuzukuru w'umuhungu tumwita grandson. Grandson, umwuzukuru w'umuhungu. Mu gihe umukobwa yitwa granddaughter. Granddaughter, umwuzukuru w'umukobwa. Ariko baba tubashyize hamwe tukabita grandchildren. Grandchildren, abuzukuru muri rusange. You can have more family relationships, but I want you to come in comment and you write if there is another family relationship we didn't just talk about in this video. Please come in the comment section and write it down. Niba hari irindi sano tutabashe kuvuga ariko ukaba ushaka kumenya uko baryita, jya muri comment section nturangize bitwandikire kugira ngo tugufashe dushake tukubwire izina dushaka kuryita in English. So thank you very much for following this lesson, and I hope that you have learned something very important. So when you are learning, make sure that you take notes. Niba urimo wiga gerageza ufate agakaramu n'agakayi wandike. Aho bidakunda, you can just watch this video more times. Aho bidakunda ushobora kureba this lesson more times for orientation. Thank you very much, and I'll be very happy to find you here again in next lesson. Stay tuned, stay connected. Bye bye.